imisatsi yaragiye, ashyiraho imisatsi rwose, ntabwo wamenya ko ari umukozi, wagira ngo ni umuntu ukora muri biro. Ariko ikanzu yambaye ni akamini. Nyamuneka mujye mwambara mwikwize, bitanga icyubahiro, ntabwo kwambara ubusa ari byiza. Umusore hati bitese, hati waje, hati naje nyine, hati mwaramutse neza se, hati mwaramutse, hati ni karibu. Nuko yinjiye, bisa naho azanye n'ibintu mu gikapu. Ese ni ibiki azanye mukabyaramwe? Hati niko se ko watinze, hatuzi ko nashonje. Umukozi arahanga ati yewe urumva mbanziraga gukora akazi nyine kahariya hanyuma nkabona kuza. Rero hari akazi kenshi uyu munsi, ariko nyine reka ngerageze nze ngutekere. Kumva umukobwa afite ahantu habiri akora, akaza agatera ibiraka. Arangije umusore yaje ahangaha aza kwihumuriza umukozi. Yumvishe ari guhumura kuri iyi nshuro. Ati we data we, kuri guhumura cyane se? Hati niko ko wabaye mwiza cyane, byagenze gute? Hatuzi ko wahindutse, ntabwo wamenye ko ari wowe. Umukobwa arahangaha yagiye arasiga iminwa, arasiga agapudere, amaparufe, imisatsi niyo. Umusore umubonye hati wabaye mwiza cyane. Hati niko hatuzi ko rwose nari nkuyobewe. Hati umukobwa mwiza cyane w'igitangaza. Hati urahumura mana yanjye. Mujye muri abakobwa, guhumura ni byiza. Ugenda ugure ka parufe hanyuma witere, ugenda nyine waserutse, ugenda uhumura. Ariko kugira umuntu agende icyuya, ugasanga umuntu rwose afite agahuyu, oya si byiza. Mujye mwitera imibavu ihumura neza. Umusore arahangaha yabonye umukozi, aramurasa pe kuri iyi nshuro. Ariko umukozi aje kumutekera. Bidatinze rero umukozi yerekeje ahangaha mu gikoni. Umusore aramuherekeza. Ati yewe uzi n'ikindi, gaze yanjye yapfuye, ndebera kandi ndashonje, meze nabi. Ati reba ukuntu wabigenza utekinike, untekere vuba pe. Ntekere inkoko irimo hariya, hanyuma ndebe ukuntu nashyira ikintu imbere y'imbavu. Umukobwa nta kindi yakoze, yaje ahangaha ati rero iri kiga ryagize ikibazo, n'iri ryagize ikibazo, ariko nyine reka nze ngufashe, reka nze nyakore, ntugire impungenge. Yatangiye gufata tournevis. Haza ahangaha n'umukobwa, ni umukozi, ni n'umutekinisiye, abibayemo iminsi. Iby'igikoni arabizi, arabisobanukiwe. Atangira kugenda akora akagaze k'umusore. Barakwereka, harangije haratsa, bitangira kwaka. Mujye mureba, yataye akandi kazi kubera afite ikindi kiraka ahandi hantu akorera umusore. Ese nyirabuja naza akamubura biragenda bite? Nyamuneka ese atashye agasanga nyirabuja yaje, akazi kangiritse, byo biragenda bite? Filime yacu ni uko itangiye inakomeza. Umukobwa amaze gukora gaze yaje ahangaha. Ati yewe rero reka nkure imyenda hanyuma nze ngutekere. Nyine mu by'ukuri ntambaye ibingibi. Kumbi yazanye imyenda muri ambaraje. Ariko umusore aramugarura. Atoya rwose umva nkwinginge, ndakwinginze, dore hera kuri ibingibi, ndashonje cyane bya bintu byo gupfa. Wakihanganye ugahindura imyenda nyuma. Ati fata ibingibi ushyiremo inkoko utogose, basu umpe mbe nkize mu nda, igifu kiri kundya, kiri kunsya, naraye ntariye kandi naraye nyweye inzoga, rero ntabwo meze neza. Umusore arahangaha yarayanyweye inzoga, none ngo arashonje cyane, hafite hangover. Nyamuneka bantu munywa inzoga mujye munywa nkeya. Inzoga nyinshi zangiza ubuzima, zitera umwijima, zitera impyiko, zitera amara, zitera amakanseri atandukanye, zitera indwara z'umutima, obesite n'ibindi bitandukanye. Unywa mu rugero, kandi inzoga ntabwo ari iz'abatoya. Ikindi, umugore utwite ntanywa inzoga. Bidatinze umukobwa aragiye arateka. Amaze guteka arahisha, asanga umusore ahangaha kubera inzara yaje aryama mu ntebe aragarama, nta mbaraga afite. Umusore washonje, yewe data we, rwose nanjye papa romantique ko nashonje. Usanga utambuka bikanga, wareba bikanga, ukagira umushiha, ukumva rwose umujinya. Inzara ntabwo ari ikintu. Nyamuneka niyo mpamvu bashakanye mujye mutekera abagabo, abagore mutekera abagabo, ariko n'abagabo nyine mujye mwiga guteka. Umukobwa arangije rero, bose ni karibu, ngwino nyine ufata amafunguro. Bose arahangaha. Hati niko kugeze vuba cyane se? Hatuzi ko rwose ugeze vuba. Umukobwa arifuza kugira vuba, hanyuma akava ahangaha agataha nyirabuja ataraza. Umukobwa arahangaha, ni umukobwa mwiza, ni umukozi, akora ibiraka ahantu habiri.
undi ati se ngaho nyine ngwino urye hanyuma ngenderega, urumva mabuja nyine ataza kuza ugasanga nyine asanze nyine ntarahagera, yamerera nabi yanyirukana. Umusore atari ko reka nkubaze, ubundi wazaje ngaho ukigumira ngaho ukankorera uri ukamureka? Ubundi ko nanjye naguhemba menshi kumurusha nkayakuba kabiri, wazaje rwose ukigumira ahangaha? Wumve umusore atanye kugenda yoshya umukobwa ngo azaguma ahangaha ave hariya. Umukobwa ariyumvira aratekereza ati rwose bitekereze neza, ngewe numva twakigumanira kubera ko ugira vuba cyane, urabona ukuntu utetse vuba, ati kandi biba biryoshye pe, ibiryo byawe ndabikunda cyane. Ati ikindi rero nyine ndifuza ko tuganira gatoya nyine, ati buretse kugenda. Umukobwa arahangaha, umusore atangiye kwanga ko agenda, nyamara asigaye ku rugo, nyirabuja yagiye. Umusore atangiye kugenda amugomesha. Umukobwa ati yewe rero ntabwo ntinda cyane, ni ukuri kw'Imana mbabarira, ati ngwino urye gira vuba hanyuma mabuja wenda nzamubwira ibindi nyuma. Ndatuzi n'ikindi, niba utaguma ahangaha rwose ngo tuganire ngewe nta nubwo ndi burye, nawe byirire. Arongera aza ahangaha arivumbura, ni umusore ukiri mutoya, umusore mwiza w'umukire, umumiliyoneri, bisa naho akunda uyu mwana w'umukozi. Aramubonye aravuga ati yewe data we ko baye mwiza cyane se, ati niko uzi ko wahindutse uranahumura. Amwivumbuyeho ngo niba atifuza ko baganira ngo rwose ngo ntagarya. Undi ati yewe uzi n'ikindi, ngwino urye yewe turaganira sibyo, iminota mike hanyuma mbone kugenda. Undi arangije abona kuza, ati ntiwumva se noneho reka nze kurya noneho niba umpaye umwanya ngo tuganire. Umusore ameze nyine nk'umuntu witetesha, wakuze neza udafite ibibazo byinshi, ati niba utaza ngo tuganire ntabwo ndi burye ngewe rwose ndabyanze ndivumbuye. Umukobwa agira impuhwe ati basi reka nkuharure hanyuma nyine uze ufate ibyo kurya hanyuma tuganire. Ese ni iki umusore yifuza kubwira umukobwa? Ari kumwoshya amubwira ati rero ibyiza wakigumiye ahangaha cyangwa se ukazaza ukaguma ahangaha hanyuma ukankorera, nkagukubira amafaranga kabiri nkaguha menshi. Bidatinze umukobwa aricaye ahangaha atangira kuza asangira n'umusore, ariko n'ubundi umukobwa arihuta ati niko waretse nkagenda koko, waretse nkagenda ko mu by'ukuri numva ntagiye kugira ubwoba, hatereka nandurire hanyuma ngende. Barangije gufata amafunguro. Ese arasanga nyirabuja yaje, ese biragenda bite? Yataye urugo. Bakozi rwose ntimukabikore, ntago ari byiza. Nawe se usigaye ku rugo wigendeye ugiye mu bindi biraka, nta no gusezera byibura uvuga uti reka mese kamwe. Umusore arahangaha yatangiye kwibaza, aratekereza. Mu by'ukuri akunda gusonza kandi ngo akunda kunywa akayoga, agataha inzara ari yose, yaza rero akabura ukuntu ateka, bikamunanira bikamucanga. None arifuza ko umukobwa aza ahangaha akajya amutekera akamukorera, akaguma ahangaha ngo akajya amuhemba menshi. Umukobwa amaze kwandurura yaje ahangaha ati bose none se ubu ntabwo nagendara, ubu ntibihagije, hatoretse nkagenda, haterega natinze maye, natinze cyane. Umusore aramwitegereza, aramureba, aramutumbira. Umusore yarobye, yikundiye umukobwa ngo yaje asa neza cyane. Atuzi n'ikindi, ndifuza ko nakujyana kuri pisine gatoya hanyuma akubwira nyine amagambo make hanyuma ugahita ugenda. Umukobwa hatari ko se mwokabyara mwe, hati ubwo ntibanyirukana. Umusore uri ahangaha ari kugenda agomesha umukobwa ngo amujyane kuri pisine ngo baganire, ngo amubwire nyine amagambo make hanyuma ngo abone gutaha. Ariko umukobwa afite icyoba cyinshi cyane, yasize urugo arufunze. Arangije umukobwa nawe byaranze kugenda acika intege, aravuga ati mana yanjye we, ati se ubu ngende? Ariko se oya ntacyo basi, nta kibazo, reka tuganire gatoya. Umusore nuko araseka. Barangije rero umusore yazanye umukobwa ahangaha, batangira kunywa akayoga ka champagne ni hejuru ya pisine. Atangira kugenda amuganiriza, amurisha ubuzima. Undi aranywa, atangira guseka, atangira gusinda. Mwoka byaramwe, umusore ni umukire, n'umumiliyoneri, afite agafaranga, yarakize mu by'ukuri. Inzu niyo, pisine niyo. Umukobwa yarahembutse. Umusore atangira guseka,
atangira kwishima. Bisa naho umusore akunda uyu mukozi, arifuza kaza no kumukorera mu rugo bakagumana. Ese umukobwa azabyemera cyangwa? Bakomeje kunywamo. Nyamuneka nkubutsa ko inzoga nyinshi ku buzima ni mbi. Ikindi, umugore utwite ntakwiye kunywa inzoga. Umukobwa rero yaranywe, yarangije arasinda, aza gukinira hejuru ya pisine. Aza ahangaha hari inyonga, arangije agwa muri pisine. Mujye mureba, arahirima ati yewe data we, ndapfuye we, imisatsi perike ivamo. Hati ndapfuye, ntabwo nzi koga, hati wantabaye. Umusore yaje yirukanka aza kurohora umukobwa. Yanyweye akayoga, arangije arakubagana. Wibuke neza, yataye urugo, yagiye gukora amafaranga ahandi. None reba ibyo yagiyemo, yatinze cyane. Umusore arangije aza ahangaha, aza kumukura mu mazi. Hatari rwose byagenze gute wowe? Barakwereka. Umusore nuko atera umukobwa. Umukobwa arangije rero byaramushimishije ko umusore aje ahangaha akamuterura akamukoraho, atangira kwisetsa, atangira kwishima ati yewe data we, mbega ibintu byiza, ati mbega amazi meza we. Kumbi nta nubwo amazi ari maremare, ahubwo umukobwa yasinze. Arangije atangira kugenda atera amazi umusore. Ariko wandetse ubundi wowe, ubundi se waje ukogara. Atangira kugenda akinira mu mazi, yakunze pisine. Umusore arahangaha, ariko se waretse kuntera amazi? Waretse rwose. Undi ati yewe data we, ati ngwino twoga, ariko waje tukoga. Yanyweye agacupa, yanyweye ka champagne, atangiye gusinda. Hashize iminsi rero wa mukobwa aragiye arasezera koko. Aza ahangaha aza gukorera umusore. Umusore yifuzaga uyu mukozi cyane, yaramukunze, akamuhemba menshi. Kandi umusore nuko yaje ahangaha aza kureba mu by'ukuri uko ibintu byose biri kugenda. Umukobwa abonye umusore aratuza. Umusore arangije urebe, yaraje afata umukobwa umukozi. Ati niko se bite, umeze gute wowe? Undi atari ko wamvuyeho, ubundi wowe wamvuyeho, ubwo uranshaka iki? Umusore kumbi akunda umukobwa, ntago yifuza kumuha akazi gusa, ahubwo byari urukundo rwinshi. Arangije aramuzenguruka, aramwitegereza, aramureba. Umukozi mwiza. Umusore ni bogari. Aza ahangaha atangira kugenda ashaka kugenda hamusoma. Undi atari ko wamvuyeho, kuko wandetse ubundi wowe, wandetse nkateka, waretse kungomesha wowe. Umusore arahangaha, umukobwa arahangaha. Filime yacu irakomeje. Ese bizarangira gute? Bizasoza gute? Umusore arakunda. Umva amagambo. Umusore atuzi n'ikindi, uri mwiza cyane, uri umukobwa mwiza cyane pe. Hati ntago nakubwira ukuntu usa, ariko uri mwiza, mu maso yanjye uri mwiza. Umusore rero banza yakizemo agacupa, akunda kunywa agacupa akizihirwa. Arangije aza ahangaha aza gutera imitoma. Hatuzi ko rwose mbere nkikubona numvishe umutima wanjye utangiye gutera insigane. Ndatereka da. Umukobwa arumirwa. Ati niko se? Hati ye aratangara. Amagambo y'umusore ni bosi, amuzanye ahangaha agakora akazi, none hajemo iby'imitereto. Ese birarangira gute? Bizasoza gute? Hatuzi ko cyagiye uza ahangaha nyine wambaye ikanzu y'umutuku. Mana yanjye, narakubonye noneho ndavuga inti rwose ndapfuye. Hatuzi wambaye iriya kanzu, uba waberewe, hatuteye neza, utambuka neza, ufite amaguru meza. Hati noneho ushaye isura yawe, hatufite iminwa myiza. Mana yanjye, hati niko, hati bwo kundi wampaye akabizu. Yewe data we, umukozi arikanga. Hatari ko si umusore kuko yabaye iki noneho? Ati nge nta kabizu naguha, ntago mbikubona ngewe. Ati ni icyaha rega. Atari ko wagerageje kuko ko ngukunda, waretse ukama kabizu. Umusore yakizemo agacupa. Hati nge ndagukunda yewe rwose, ntukomeze kugenda umfata gutyo ugira ngo ndakubeshya. Hati uri mwiza cyane. Hati nge mbonye n'umugabo kuvugisha, ahubwo ubu ngubu nge nanamwica nkamukura ku isi. Hati unabyumve, ntuzanibeshye ngewe rwose. Hagize umusore kuvugisha ubwo bwiza bwawe, hati namwica pe. Umukozi haratangara, harumirwa. Umusore ati rero urumva, ngewe buriya nigeze gukunda n'umukobwa rimwe, ariko aranyanga, antera indobo, anca inyuma ndamufata. Hati kuva ubwo narazinutswe.
hati maze imyaka myinshi ntakundana, ariko wowe ntabwo nzi ukuntu byagenze, ndumva ntangiye kujya mu rukundo, umutima wanjye utangiye gukunda, ndumva ntangiye kugira ibyiyumvo by'urukundo, feelings of love. Hati ntabwo nzi pe, ubundi narazinutswe ibintu by'abakobwa byo gukundana, ariko ntabwo nzi ukuntu biri kugenda bizamuka muri njyewe nanone. Hati rwose njyewe ndakubwiza ukuri, njyewe ntabwo njya ndya amagambo, aho kugira ngo njyewe nzanirwe n'ijambo, njyewe nanirwa n'undi ubwiye, njyewe mwene Karori rwose. Umusore arahangaha yanyweye agacupa, arangije aje gutaka umukobwa, aramutomagiza, amubwira ko yamukunze, mbese ibintu byakomeye. Umukobwa nta jambo ari kuvuga kuko byamutunguye cyane, nyine urumva ni bosi we, kumubwira amagambo yose rero yungikanya menshi gutya ntabwo ari kubasha kubyakira neza, cyane cyane ko ari kubona ko bosi yashyizemo agacupa. Ariko burya nyine ngo umusinzi ngavugisha ukuri, ngavugisha ukuri rwose, bya bindi atinya ntacyo aba agitinya, aravuga ikiba kikaba, umwanga akamwanga, umukunda akamukunda, ntabwo aba yikontora, ntabwo aba yigenzura. Umusore ati rero ngewe buriya reka nkubwire, uzambabarire dukundane nk'iminsi nk'ibiri basi cyangwa 3. Hati ko mbona ntinya ubundi, hati wazambabarira ukampa urukundo nk'iminsi nk'ibiri, hati mu by'ukuri ukambabarira cyangwa 3. Hati uzi ko rwose nari maze imyaka myinshi cyane ntumva meze neza mu mutima gutya nk'uko umeze. Umukobwa araseka, atangira kumwenyura, ni umukobwa mwiza, yo haseka neza, ni umukozi. Arangije hagira amasoni, arakomeza akora akazi. Boss ari mu gikoni yaje kumugomesha, ndatereka nkubwire basi, navuze ibigambo byinshi, unyihanganire, nyine no kubera nyine urukundo. Hatumba rero niba nagusakurije, niba hari n'ibyo navuze bibi, ukuremo ibyiza gusa, usigarana ibyiza, ibibi nyine ubijugunye. Ariko nyine ibyo nakubwiye nibyo ngibyo, ngewe nyine urumva ndi kwiyumvamo nyine ikintu cy'urukundo kiri kuzamuka cyinshi. Hati nyine hari ukuntu uri mwiza, uri kunyana nyine unkururamo ukuntu nawe, hati rwose mu by'ukuri, hati ufite ukuntu ureba, hati hari n'ukuntu usekamo nyine nkabona uri kugenda unkurura. Ati mana yanjye, hati reka nkubwire ikintu kimwe, ariko nihagira umusore ukuvugisha ngewe nkabona ari kugutereta, uzamenye ko ngewe nzamwirenza. Ati ni ngewe gusa ugomba kukuvugisha, uranyumva neza, uranyumva. Umusore arahangaha, umukobwa arumirwa, ati nkuko byamwe no bosi nibikira. Ati nibikira rwose, no bosi byagenze bite? Arangije bosi ati ntacyo, reka nigendere. Yamaye nka data ageze ahangaha yaraguye, kumbi agacupa kamufashe. Nyamuneka nyine mujye munywa nkeya, urebe ikirenge cyari gicitse. Tiwe data we, hata amano yanjye aravunitse, amano. Hati niko umurundi wanjye, ayiwe. Umukozi yaraje kumukoraho, undi ati ndeka, wanze kunsubiza rwose, niba unkunda wowe ndeka, komeza uteke rero ngereka nigendere. Hati teka, ngenda nashonje. Ubwo rwose wewe wanze kunsubiza, none urabona mvunitse amano, nguje kumfata, uramfata se gute? Arangije aza kwikanda, ni boss n'umukire, umumiliyoneri. Ese bizarangira gute? Ese umukozi azageraho akunda uyu musore, babane koko? Cyangwa se n'ubundi umusore aravugishwa n'ay'inzoga, ntabwo ari urukundo gusa? Filime yacu irakomeje, akanuko kandi uzagenda usobanukirwa. Umusore amaze gusohoka, umukobwa yaje ahangaha, aramwitegereza, ari kurenga, asigara yibaza amagambo yose umusore amubwiye. Ni amagambo menshi, amagambo akomeye, amagambo ari mu rukundo. Kumbi umusore yari yasuwe na mugenzi we n'inshuti ye, bariho basangira amafunguro, baganira. Ati yewe uzi n'ikindi, nari ngukumbuye, ariko nyine urumva nawe uragenda ukigurisha mu by'ukuri, ubundi ako kazi kawe gatuma utansura n'ikazi nyabaki. Hati niko uzi ko wagiye ukiburisha na telefone ukagenda ugakuraho, kumbi ni inshuti amaze iminsi nyine atamubona. Hati rero ndabona mu by'ukuri nanjye muri iyi minsi ndi muri konji, ntabwo ndi kujya ku kazi, boss yagiye muri Amerika, hanyuma nabonaga nanjye harimo n'ibintu by'ibibazo, ndifuza no kwikorera nanjye nkawe, nkatangira kuba rwiyemezamirimo nkacuruza. Rwose nabonye warakize. Mugenzi ari ahangaha ngo ni umucuruzi, undi ati yewe urumva nyine gucuruza ntabwo byoroshye, nturi kumbwira se ko nyine wambuze? Turakora shaha amanywa nijoro, nta gusinzira, nta kuryama, umutwe warashyushye. Mbese uko baganira, umukozi yazanaga amazi yo kunywa ahangaha. Mujye mureba, ahangaha hari umusore wasuye bosi. Umukozi akubise amaso umushyitsi, agira ubwoba. Umushyitsi nawe urebe yarikanze,
asa n'umuntu ubonye umukobwa aramushidukira, arakomeza aramwitegereza. Bosi ari kwirira, wibuke neza nyine yashyizemo n'agacupa, nta byinshi yitayeho, yari afite inzara iri kumurya imuguguna. Umusore nuko yabonye umukozi yumva nawe rwose aratunguwe, bakomeza kuganira. Ati niko se kutarya ubundi niba ikirimo rwose waretse tugasangira ko wagira ngo uri kurangara. Ati shangiye buriya nanyweye inzoga sha mba numva meze nabi pe. Undi ati yewe ngewe inzoga ntabwo nkizikunda cyane, hati wajya unywa gakeya basi, hati ko zizakwica. Bakomeje kuganira nk'inshuti, bajya inama. Umukozi ari kugenda yumva akantu ku kandi, arangije ati mana we ubuse aya mazi koko nyajyane cyangwa nyasubizeyo. Ahita ayasubizayo, arigendera agira ubwoba bwo kuyazana ku meza. Ubanza atinya abagabo, ubanza atinya abasore, bibaho cyane. Umusore arahanga ariko yateye ijisho umukozi, arangije bararebana, none asubiye atamuvugishije. Undi arangije ati ariko washatse umukozi? Undi ati yego nyine mfite umukozi ahangaha nyine urumva erego nuva gutaha amajoro nasinze simbona uko nteka, nari ngiye gupfa nyine nazanye umukozi. Ati nawe uzazana umukozi, nabonye nawe guteka bikugora. Atuzi ukuntu ateka neza, ni umwana mwiza shahu we. Hati nabyumvishe, hati biraryoshye pe, hati ahantu hari isuku hameze neza, hati wagira ngo wararongoye we, uzi ko wagira ngo harimo umugore. Wumve atangiye kugenda ashima umukozi. Hati none se njye wazanshakiye umukozi koko? Hatuzi ko mu by'ukuri hari uwaje akamara iminsi 2 gusa, hasanga yazanye abantu mu rugo bari kunywa ibiyoga, bari gucuranga ibiziki. Yewe narahageze ndumirwa, nsanga habaye mwiyarara neza. Mujye mwumva hari abakozi badashobotse. Bakomeje kurya, umukozi asubira mu gikoni, ajya koza amasahani, atunganya n'ibindi, akora n'amasuku. Yatinye kujya muri salo, yahasanze umushyitsi, aravuga ati yewe data we ntabwo najyayo rwose nifitiye isoni. Ahita agaruka ahangaha kibuno mpamaguru. Umukobwa mwiza ukiri mutoya, yasezeye aho yakoraga aza gukorera umusore, ariko umusore arahangaha aramukunda, ari kumutera imitoma myinshi cyane. Mu by'ukuri umukobwa byamurenze, byamutunguye, ntabwo yarazi ko bosi yamutera imitoma ingana kuriya. Yabonaga hari mu rukundo, akabona n'ubushuti, ariko undi yazanye bya bindi bya love. Akira aho ngaho rero, ya nshuti ya bosi yagize gutya, yibeta bosi. Acunga agiye mu cyumba, aza mu gikoni, ni inshuti arisanga. Ashaka kuvuga ati reka nze ndeba akantu ko kunywa mu gikoni, wenda amazi yo kunywa cyangwa se akaji. Kumbi hageze ahangaha yahamagaye umukozi. Hati niko se bite? Umukozi atangira kwisetsa, hati ni byiza rwose. Undi aramwitegereza gakeya, buhoro. Mujye mureba, asize bosi mu cyumba. Ndetse se waje tukavugana gatoya? Hati ngwino nkuvugishe gatoya. Umukozi arahindukira, hati njyewe se nyamaye nka data. Wibuke neza yanze kujya muri salo, yari yatinye. Arangije aza kwitaba umusore. Umusore arahangaha, umukobwa arahangaha, ni umukozi. Ese aramubwira ikira? Ndetse uranshakira iki? Hati mu by'ukuri se boss ari hehe? Ndati yewe ngwino nkubwire gatariko, ngwino tuvugane, kwagira ngo ufite ubwoba. Ndaratambuka gakeya, hatangira kusatira umukozi. Hati yewe, ati rero rwose narije kubwira ko watetse neza. Hati no kugushimira. Ndareba hasi, ati urakoze cyane pe. Aturakoze rego nanjye nyine nzi guteka ukuntu. Hati nyirateka ntibagarure. Urebe aje gushimira umukozi w'abandi. Harangije n'umusore, hati niko se, hati ubwoko nta kuntu nanjye wajya kuntekera mu rugora. Hati rwose ukiba wenda ukaza kuntekera. Kumbe bakiganira, bosi yagize amakenga, araza aza guhengereza, asanga inshuti ye iri kuganiriza umukozi, imubwira ngo azajye kwitekera mu rugo. Urebe bosi yahise arakara, azinga umunya, isura irikunja. Nati rwose mana yanjye uteka neza, nabishimye, nta kuntu wazaze wanjye ukajya rwose. Undi atoya ntabwo naza, ntabwo byakunda, keretse nyine usabye uruhushya bosi wenda abyemeye naza. Ariko bosi se yirirwa ahangaha, nta kuntu wazadomoka nyine yagiye nko mu kazi hanyuma nyine ukaza ukantekera.
abivuga ari kumusatira, mujye mureba buhoro buhoro barakwereka. Undi hagira isoni, hati se nguhereze iki, haturifuza iki mwuka byaramo. Undi ati nyine buretse gato nkubwire, hati buretse gato, ndarahindukira mwuka byaramo. Umukozi hagira impungenge. Umusore urahangaha ubanza hari akamunani. Umukozi aterega, urumva nyine ntago napfa kuza gutyo gusa, ariko nyine umusabye uruhushya wenda nakiba nkaza. Hati nta kibazo, cyangwa se reka nkubwire tuzabiganira neza. Arangije hati ntacyo ukora ahangaha, nzaguhamagara hanyuma tuganire, uze kumpa akanimero kawe ka telefone. Hati sibyo, barakwereka, bahana gahunda ngo azamuhamagara baganire. Bosi ari kubikurikira akantu ku kandi, buri jambo ku ijambo. Arangije rero bosi yakoze iki? Umusore atandukanye n'umukozi yaragiye aramufata amuzana ahangaha, aza afite n'igikapu. Mujye mureba, bosi ntiyifuza umuntu wavugisha uyu mukozi, aramukunda. Hageze ahangaha yarakaye, umukozi yabonye ko bosi yarakaye, aramwitegereza. Undi ati se urashaka kumbwira iki? Hati ko muri warakaye cyane kuko ni ibiki? Urebe bosi umujinya ni wose, agahinda, akunda umukobwa. Undi ati ntabwo nifuza umuntu kuvugisha w'umugabo. Hati ahubwo bibaye nabi cyane nshobora no kukwirukana ukavanga ukagenda. Narabikubwiye, narabigusobanuriye inshuro nyinshi. Barakwereka ese bizagenda gute, bizarangira gute? Bosi akunda umukozi, aramufuhira cyane, hafi kurwana ngo yanamwirukana. Ese bazakundana? Ese umukozi azakunda bosi cyangwa se azikundira n'abandi basore, cyane cyane ko ari mwiza bamutereta ari benshi? Bosi arangije arasohoka arigendera n'umujinya mwinshi. Filime yacu nuko igenze, ni igice cya mbere ku munsi w'ejo, ni igice cya kabiri. Ntuzabure cyangwa se ngo ukererwe. Ndabakunda cyane, wari kumwe nanjye Papa Romantique. Hasta la vista, ciao, God bless you. Dutanga inkuru yacu y'urukundo, ni igice cya kabiri. Twasize igice cya mbere, uyu musore azanye umukozi we mu cyumba kumwiyama, cyane cyane ko yamusanganye n'umusore w'inshuti ye. Ari kugenda amubwira ati rwose nzagusura nawe. Undi ari kugenda amubwira ati nanjye uzaze unsure untekere. Umusore biramurakaza cyane, afuhira umukozi. Arangije amuzana ahangaha. Ati rwose njyewe ntabwo nifuza ko wagenda uvugana n'abandi basore cyangwa se abagabo, ntabwo mbikunda rwose. Nubikomeza njyewe bizandakaza cyane cyangwa se nanakwirukane. Arangije ava aho ngaho arasohoka, asiga umukozi ahangaha. Nuko twasoje igice cya mbere, nako dutangiye igice cyacu cya kabiri. Nkwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantique nk'ibisanzwe. Wibuke neza, uyu musore yakuye uyu mukozi ahandi yakoraga kubera guteka neza, kumwishimira ndetse no kumukunda. Ariko umukozi abonye bosi asohotse, asigara mu by'ukuri avuga ati ariko buriya banshakaho icyo ubundi njyewe. Urebe ukuntu amuhema, aramuhema we. Hati njyewe buriya rwose ubundi kucya mfuhira cyane, biriya ni ibiki ubundi njyewe rwose ntabwo mbikunda. Umukozi arangije yaje ahangaha yifatira agatelefone, haza kurebamo, kumbi hari umuntu umuhamagaye. Umukobwa ubanza afite abantu benshi mu by'ukuri, yarafitanye nabo ubushuti mbere y'uko aza ahangaha. Ariko umukoresha we, umubosi we, uriya musore aramukunda cyane birenze urugero. Ese bizagenda gute cyangwa se bizaherera hehe mu by'ukuri? Filime yacu irakomeje. Bukeye bwaho rero twagarutse ahangaha. Mu by'ukuri hari uwakomangaga. Ese ninde? Umukozi yahise aza ahangaha aza gufungura. Ni amasaha y'ijoro, umukozi bisa naho ari wenyine mu nzu, nuko yaje ahangaha aza gufungura. Akimara gufungura rero, wa musore yaje ahangaha avuye mu kazi, ariko aza yanyweye akayoga. Nyamuneka yaje atambuka mu by'ukuri intambwe zidafata, ameze nk'umuntu ufite uburakari, ufite stress, utishimye, ufite depression. Ariko ni umukire cyane,
umumiliyoneri, umusore mwiza usa neza w'ibogari ageze ahangaha afata umukozi, hati niko bitese, hati sheri wanjye, araza aramusoma, arangije ahita amuhirika, yanasinze. Umukozi arumirwa aratangara, ntabwo yari azi ko uyu musore amukunda cyane, yari azi ko aje kumukorera gusa bisanzwe hanyuma akamwongera amafaranga. Umusore arangije arongera aza ahangaha aza kumufata, hati niko mana yanjye, uri mwiza cyane pe, uri mwiza, ufite isura nziza ndayikunda, hati mba numva nakura buri munsi, hati iyo nkuri wanjye mba numva nanakumira nkakurya bunguri, turi mwiza, niyo mpamvu ntifuza ko hari umuntu wundi wakuvugisha. Hati mana yanjye, hati ni ukuri wambabariye ukirinda abasore koko, hati ko uri kuvuga n'umusore njye bimbabaza cyane, binturitse umutima nkumva nanakiyahura, ati kandi we mbona utabyitayeho, mbona rwose mbikubwira ukagira ngo ni ibintu byo gukina. Arangije aramukurana none inishuro, urebe umukozi atari ko wamvuyeho ubundi, wandetse bose, wandetse koko. Arongera aza ahangaha atangira kumuha amabizu yo kwitama. Umukozi aramusunika, ati reka nkubwire rega, wowe ntawe uzanshikira, nubwo wava ahangaha ukagenda nzagukurikira, urukundo rwanjye ntabwo uzarwiyaka. Arongera aza ahangaha aramufata, aramukurura, yewe data we, bosi hakunda umukobwa, hakunda umukozi cyane, yaramupfiriye. Ese byagenze gute kugira ngo akunda umukobwa bigeze ahangaha koko? Umva amagambo. Bosi ati reka nkubwire rero, usa n'umukunzi wanjye, twakundanye mu butoya hanyuma aza kwitaba Imana. Hati niyo mpamvu iyo nkubonye ndishima cyane, nkumva nshatse rwose guseka. Hati mbese neza murasa. Hati rero waramunyibukije, mugiye mwumva impamvu akunda umukobwa, asa ngo n'inshuti ye bakundanye mu butoya hanyuma ikaza kwitaba Imana. Iyo nshuti rero yamugumye ku mutima, abonye umukozi abona neza ni ya nshuti yazutse, niko kumukunda cyane. Ariko nyine umukozi nawe azi guteka, nicyo yahereyeho amuzana ahangaha. Bukiye bwaho rero wa mukozi yaje ahangaha, hateka ibyo kurya ruke neza. Bosi yarayamuye akayoga, harara yasinze, amuzanira ka boyiro n'agacyayi kugira ngo arebe ko yakiyondora. Nyamuneka mujye munywa inzoga nkeya, inzoga nyinshi zangiza ubuzima, zitera indwara, igifu, umwijima, kanseri, za diyabete, impyiko, amara. Mbese nta keza k'inzoga. Ikindi umugore utwite ntakwiye kunywa inzoga. Ikindi ntabwo ari iz'abatoya. Ikindi ntukanywe inzoga utwaye ikinyabiziga, cyangwa se ugiye gutwara ikinyabiziga, ni bibi, wakora impanuka ikangiza byinshi ndetse igatwara n'ubuzima bw'abantu. Umusore arangije bamaze kumubyutsa, yaje ahangaha yirebye, agiye kubyuka asanga ntago yambaye ipantaro. Mujye mureba, umukobwa aramureba, areba hirya, ubanza bosi yaraye ahuje urugwiro n'umukozi yasinze. Bosi arongera ariyoroza, ati mana we, ibi ni ibiki koko byambayeho, ibi ni bikira? Arihangana arabyuka. Ni umusore mwiza ukiri mutoya w'umukire, ariko nyine bisa naho yari afite depresiyo, akomora mu butoya bw'iyo nshuti ye yabuze ikitaba Imana, arayikurana. Niyo mpamvu ntakunda guseka, ahora ajunjamye kandi afite byose. Ariko nyine burya urukundo si ikintu, kuri wakundaga hakitaba Imana, nyamuneka birababaza, biraryana, ntacyo baza nkabyo. Umusore arangije, hati niko mbwira, nijoro se byagenze gute kumona ntambaye koko? Hati mbwira, hanyuma se hari icyo twari dukoze? Hati nyamara umukobwa narakubwiye ngo ibintu byose koko wagiye ungenzura ukambwira. Hati wagira ngo rwose hari twari dukoze kandi wowe nta kintu wavuze. Undi aramuhema, ndetse si n'ibiki kandi wowe se ntabwo ubyibuka, kandi ibyabaye ntabwo byibukara. Urebe arangije n'umukobwa asubizayo amafunguro. Yanze kubwira umusore icyabaye, ariko nyine bisa naho baryamanye. Akigenda rero umusore ati niko kutambwira koko, kutambwira? Hati ngwino hano, ni ibiki byabaye nijoro ko umuntu wagira ngo rwose hari icyabaye, kandi ko nzi neza ko tutikingiye ntaki. Mana yanjye ko ubu nteye indara. Mujye mwumva nyamuneka, burya nta keza k'inzoga nyinshi zagushora no mu busambanyi, ugasanga uteye inda utateguye, cyangwa se
ukarwara sida, imitezi, imburugu, hepatite, uburagaza, bya prostate, ama infection, yewe ni byinshi cyane nyine biva mu busambanyi. Niyo mpamvu ntugace inyuma mwashakanye cyangwa se umukunzi wawe. Hanyuma kandi n'abakiri batoya mwifate, mwikomeze, ariko byanze neza aho kugira ngo ugende gutyo gusa wakikingira ugakoresha agakingirizo. Nyamuneka, ubuzima buraryoha kandi burahenda, ariko nyine amagara araseseka kandi ntayorwa. Bakomeje kuganira n'umusore, ndetse niko mbwira, ubu ngubu ntabwo wasanga naguteye inda, ndetse ni akazi kawe nyine, none se ko wabikoze wasinze, njyewe nari kubigenza gute? Wumve umusore arahanga, kumbi koko baraye bahuje urugwiro. Umusore aguye mu kantu, umukobwa arahangaha, hati rwose wampatirije, nta kundi nari kubigenza, urabizi ko nkubaha, ntabwo nari kubihakana. Undi turanyubaha se, byibura ntabwo watekereza ko ashobora kuvamo ikintu kibi hanyuma ugasanga bibyaye ikibazo ahangaha. Hati kandi umukobwa we, mbona ibintu byose nkubwira ubifata nk'imikino, ntabwo nzi impamvu njyewe, ntabwo nzi impamvu pe. Umukozi arangije ava ahangaha arigendera, hasiga boss ahangaha. Boss kubyuka byanze, ngo yambaye ubusa hasi, nta boxer, nta pantaro, nta kabutura, nta tiriningi, reka da. Inzoga si ikintu, inzoga zamukoresheje amakosa mu ijoro ryashize. Filime yacu irakomeje, ese bizagenda gute, bizarangira gute? Bukeye bwaho rero twagarutse ahangaha mu ijoro. Nanone umukozi yari yicaye ari kureba agafilime ka papa romantike k'urukundo. Boss n'ubundi yarinjiraga avuye mu kazi, barakwereka noneho yaje ari muzima, hatanyweye akayoga, hatasinze. Hasanga umukozi arahangaha akitse akazi, ari kuruhuka, ari hagenda rwose akora meditation, areba agafilime. Undi nuko yinjiye, ageze ahangaha hasanga umukozi muri salo, arahagarara aramwitegereza. Umukozi ntiyavuga, aramureka, aramutinya, akamwubaha. Ni umukoresha we, ni umukire, ni umiliyoneri. Mu by'ukuri iby'urukundo bisa n'umukobwa ntago abirimo cyane, usibye kubaha umukoresha we, akamuha amabizu, bakaryamana, ariko nyine nta rukundo rurimo. Nyamuneka. Boss amaze kwicara rero, umukobwa, umukozi, kubera kubaha ikinyabupfura, arahaguruka, aramuhagurukira, yifata neza. Boss atangiye kugenda amuganiriza. Umukobwa arahanga, umukobwa mwiza ukiri mutoya, ariko nyine umukozi wo mu rugo. Boss yaje ameze umuntu warakaye nanone, hati nikose biriwe neza, hati ni amahoro, hati nyuma reka nkubwire, hati mu by'ukuri ibintu byose nkubwira kuva wagera ahangaha maze kubwira ibintu byinshi cyane, reba hajemo n'ibyo kuryamana, hati wowe ubifata gute? Hati niko ko nta jambo ujya uvuga koko ku bijyanye n'ibiba ahangaha kuva wagera ahangaha, hati ubifata gute? Umukobwa arahindukira, aramwitegereza, aramureba, aramutumbira, ariko ntago apfa kuvuga. N'umukobwa ntapfa kurekura ijambo. Urebe kuvuga biranga pe, biranga neza. Umusore ati wambwiye se, gira icyo uvuga, urashaka kuvuga ariko ntabwo usohora ijambo, hati ubifata gute wowe? Umukobwa arongera araceceka, yitegereza umusore, arahindukira. Umusore aragira ngo avuga ati rero nanjye rwose mu by'ukuri nanjye ndagukunda, urumva, ariko umukobwa ntarisohore mu kanwa. Umusore ati rero mu by'ukuri ndabona ntazi rwose uko bimeze. Umusore akunda umukozi cyane, ariko umukozi ntago bimurimo pe, reka da, ni ugusunikiriza, ni nk'imbaraga. Umusore ati okay, nta kibazo basi, ntabwo ushaka kumvugisha. Umukobwa arangije haterwa, urumva nyine mu by'ukuri ntabwo ari uko kuvugisha, ariko rero ubu se ndakubwira gute? Ntabwo nzi nyine uko nakubwira, ariko rero urabizi ko nkubaha, ntabwo nagusuzugura mu byo ukora byose, kandi nanjye nyine urumva. Ati ni ukunyubaha gusa, ati bivuze ko ibintu byose dukora mbese burya nta rukundo. Undi ati ariko boss njye ntago nkwanga, ubu se twakora biriya byose kuko nkwanga? Ntago nkwanga pe, nukuri kwimana si inkwanga. Barakwereka umukobwa arahangaha, umusore arahangaha, ati ndagukunda nanjye nyine, ati none se ngubu urabona nabyemera ukansoma tukaryamana, ati ntagukunda. Umusore arangije hazunguza umutwe, haza ahangaha, ariko mu by'ukuri umusore
arabona umukobwa ntago amukunda nk'uko abyifuza, aba ari gushidikanya. Aramwemerera akamusoma, akamuha amabizu, ariko akabona nyine kwa kundi yumvamo umuntu akagukunda ntago biza neza. Bibaho cyane, ugakunda umuntu ariko ukumva we ntago ukunda neza, ukumva rwose nyine harimo ikintu kitagenda neza. Umusore rero ntabwo abona neza ko umukobwa amukunda 100%. Arabona byose nyine ari ukubikora nyine nko kumwubaha bisanzwe, mbese hari ukubikora nta feelings zirimo. Arangije ati nta kibazo basi igire mu kazi kawe. Umukozi arangije ava aho ngaho arigendera. Nyamuneka ese bizagenda gute, bizarangira gute? Ko bose akunda umukozi akamwiha, ariko nyine amarangamutima ukabona umukozi ntabwo ari kuyaha umukoresha we, umubosi we. Bose arifuza amarangamutima y'umukozi, ariko bisa naho amarangamutima ye akiri kure cyane. Aramukunda, amwibutsa inshuti ye mu butoya, umukopine we witabye Imana bakiri batoya. Barakwereka iminsi yakomeje kwicuma, wari umunsi umwe n'ubundi ku gicamunsi hari wakomangaga n'ubundi umukozi haza gufungura. Ese ninde? Ese ni boss ugarutse cyangwa se n'umushyitsi? Inzu niyo, inyubako niyo, salo niyo. Umukozi agifungura agiye kubona, abona ahangaha hari umuntu wambaye imyenda ya gisirikare wazaga ahangaha. Ese ni muntu ki? Urebe umusirikare akibona umukobwa haratangara, hati niko ni wowe? Hati ni wowe? Umukobwa nawe amubonye haratangara. Ubanza baziranye we. Barakwereka bakomeje kurebana, hati Peter, hati ni wowe? Undi ati we data we, hati amakuru yawe, hati mana we, hati yo, hati ndakubonye we, mana ishobora byose we, hati twaraburanye imyaka yose ishize koko, hati wowe musirikare se? Hati wowe musirikare kuva ryari? Umukobwa rero aziranye n'uyu musirikare. Uyu umusore aje gusura umukoresha w'uyu mukozi. Undi ati ongera umuhobere we, yewe data we, wowe igisore cyiza we, niko wabaye umusirikare ryari se? Ko ngweruka rwose iwacu mu cyaro utari umusirikare, byagenze gute koko? Hati yewe data we, hati uzi ko bikubereye? Hati ndi umwepe, ndatangaye burya abadapfuye barabonana. Mujye mureba umukobwa ahuye n'umuntu bari baziranye n'umusore bakiri batoya mu cyaro, yabaye umusirikare. Kumbi ni inshuti y'umukoresha we, yaraje kumusura, nuko yarongeye amugwamo ati yewe data we, ongera unyambire we, mana we, Imana ishimwe, turahuye, turabonanye, Imana irabikoze. Bakiyambirana, bosi aturuka ku ruhande asanga bari kuyambirana, kandi afuhira umukozi cyane birenze urugero. Barakwereka wa musirikare, hati amakuru yawe wana? Hati niko amuha push, haramuhobera nuko nyine abasore bahoberana. Hati amakuru sha, hati amakuru ni meza cyane rwose, ati karibu rero, karibu. Ni umusirikare avuye mu butumwa bw'amahoro, haza gusura inshuti y'ahangaha kugira ngo nyine aharye ka vacances, baganire, baciringe. Hati niko se? Hati yewe, hati rwose urumva narimba kumbuye cyane, hati uzi ko maze iminsi rwose iriya mu kazi, hati mana yanjye. Undi ati ni karibu mwana, hati rwose ndakwishimiye nanjye pe. Hati ariko warahindutse waye rwose umuntu ubyibushye cyane wagira ngo, hati nibiki urya sha? Barakwereka umukobwa atangira kwishima, hati yewe, hati rero rwose ngo turaziranye, urumva iwacu mu rusisiro nyine, iwacu ku ifishi ryiriya twari duturanye rwose. Wa musirikare nawe hati uzi n'ikindi, hati umukobwa rero umukozi wawe nyine, hati turaziranye, hati twari inshuti kera mu myaka yo hasi rwose, ndishimye ko musanze ahangaha. Umusore biramuyobera, haratungurwa, hati yewe data we, hati muraziranye se? Hati ntacyo bazi. Hati musuhuzanye nyine, hanyuma mwibwirane, ubwo nyine mu kanya uraza tuganire. Abaha rugari, ariko wibuke neza arafuha cyane, ntago yabyakiriye neza. Umusore amubwiye ko ngo yari inshuti kuva kera y'uyu mukobwa, baza gutandukana, batanye kuganira, biyibutsa amateka. Hati niko sha, ndibuka kera rwose tujyana mu misa, haturibuka ahantu twatembereraga tugiye kuvoma we, hati mana we, hati nukuri ndabyibutse byose, numva rwose ntazi ukuntu
hati none se ahantu twajyaga tujya nyine tuvuye nyine mu misa tukicara hati tukaganira ati yewe data we hati byose ndabyibutse pe hati rwose numva ntazi ukuntu meze muri njyewe hati none se uribuka ahantu nyine kuri cya giti twajyaga mu kagoroba nyine uvuye kuvoma tukicara tukaganira hati none se uribuka nyine hahandi twajya tujya kunywa icyayi sha kwa kazungu barakwereka batangiye kuganira kumbi bari inshuti bateretana bari kwibutsa amateka boss ari ku ruhande akunda umukozi cyane none reba haje inshuti ye yari inshuti y'umukozi we ese bizagenda gute bizarangira gute ese uyu mukobwa ntazikundira umusirikare bari inshuti kera akanga boss cyane ko ntago yumva mu boss bakora byose bagahuza urugwiro ariko boss nyine abona umukozi atamukunda ese bizaherera hehe boss arangije ati none se yafashe ibikapu byawe hanyuma akagenda akakubikira ukaza tukaganira ndati nta kibazo pe nta kibazo ariko nyine ndishimye cyane kuba mbonye umukobwa ahangaha umukobwa arangije nuko yaje ahangaha afata igikapu cy'umusirikare ajya kukibika hati niko hati manange we hati waze nko gutwaza ubundi rwose ukareka kwirushya undi ati reka yewe ngo twaze nawe waretse basi ati ariko waretse undi ati nawe rwose waretse nuko bagiye bakirana barwanira igikapu inyuma y'umusore ukunda umukozi yewe data we yatangiye kurakara afuha bushyashya umusirikare aje kumara iminsi ahangaha aje muri ka vacances avuye mu butumwa bw'amahoro aje gusura inshuti ye ahasanze uwari inshuti ya kera ari umukozi w'inshuti ye boss akunda umukozi ese bizacura iki bukeye bwaho rero wa musirikare yaje ahangaha aza gufasha umukozi mu gikoni bakira aho ngaho rero boss yaje kubareba akunda umukozi akamufuhira ageze ahangaha umukozi arikanga tiwe data we arebye boss asanga boss yarakaye pe isura yijimye yikunje nta byishimo nta guseka nta kumwenyura mbese yabaye umusirike hati niko se waje tukaganira tugasangira rwose akashampanye uwo mukobwa kawumuretse mukaza kuganira rwose hanyuma undi ati yewe rega nanjye nari mukumbuye hati imyaka yarishize ni myinshi cyane undi ati ariko nyine urumva ari guteka waba umuretse gatoya rwose ntumugomeshe hatakabanza agakora akazi wowe ukaza tukaganira kumbi boss ntabwo yifuza ko uyu musirikare akomeza kuganira n'umukozi undi turamugomesha hati mureka hari n'igihe yari kugoma gutya ashiriza ugasanga nyine bitetse nabi hati byiza wajya umureka hanyuma agateka wowe nyine ukaza tukaba twiganirira umukozi warabizi azi impamvu boss hatifuza ko aganira n'uyu musore undi ati niko ukunda gushiriza sha hati nta soni wajya uteka neza kuko hati mukugarega n'ubundi kera hari ukuntu yarangaragamo ugasanga arasimbagurika akunda gukina hatubanza n'ubwo akunda gukina cyane boss arahangaha we ntaseka afite ikibazo cy'urukundo ariko noneho hajemo ikindi kibazo gikomeye cyane uwo yakundaga abonye nawe undi akunda undi yakunze kera boss ati oya rwose ntabwo arangara cyane ariko nyine usanga nk'iyo nyine agiye ku matelefone cyangwa se hakaza abashyitsi bakamurangaza usanga nyine mu by'ukuri bibaye bibi cyane hati nta nubwo njye nkunda abantu nyine bakunda kumuvugisha cyane ari mu kazi hati niyo mpamvu yumvisha gakeya umuganirize gakeya ati yangiza akazi cyane nyine ari kugenda abantu bamuganiriza gutyo na gutyo umusore yumva ntago inshuti ye yifuza ko aganiriza umukozi nawe ni mukuru ni umusirikare yumva nyine harimo akantu ntatokeye nta kibazo basi arangije arisohokera aragenda ava ahangaha barakwereka umusirikare bamubujije kuganira n'umukozi arangije nawe ava aho ngaho aragenda ariko ni inshuti barakundanye barongeye barabonana ese urukundo rwabo rurongera ruzamuke bongere bakundane umukozi yange boss burundu boss se we mu by'ukuri araza gushyiramo imbaraga umukozi amukunde cyangwa birarangira n'ubundi byanze neza filime irakomeje akantu ku kandi uzagenda usobanukirwa nkwibutsa ko rwose ukiri kumwe nanjye papa romantique nk'ibisanzwe tuvuye mu gikoni rero twaje ahangaha kunywa ka champagne umusirikare baramuzimanira hati rwose cheers tunywemo yego hati karibu cyane ariko akazi kanyu rwose wanze katoroshye hati niko uragenda ukamara imyaka ingahe yose nta kugaruka inaha rwose i Kigali
undi ati ntabwo bizi wowe, hatuzi ukuntu umuntu agenda rwose ugasanga rimwe na rimwe hajemo n'ibisasu, ibintu by'ibikompura, ugasanga amasasu araca ku matwi, hati hamwe muri abasivile ntabwo mpamvu mubizi hati kazi k'umutekano hati karakaze rwose, ni akazi ko kwitanga. Nyamuneka abashinzwe umutekano henda basuhuje, mukora akazi gakomeye kagoye gasaba kwitanga, urukundo rw'igihugu rwose, ibyubahiro ni ibyanyu pe aho muri hose. Nawe niba uzi umuntu ushinzwe umutekano cyo musuhuza, umuha icyubahiro cye, umusirikare, umupolisi, umudaso, mbese inzego z'umutekano zose turabakunda cyane. Bakomeje kuganira, ni inshuti, baraganira iby'akazi. Atari ko se wewe warakize pe, wewe warakize, gucuruza byaguhiriye, ndabona amazu rwose waraguze, amamodoka, hati rwose nanjye ndifuza kujya muri business nyine, nkajya mva mu kazi hariya udufaranga mbonye nkatuzana muri business. Hati niko ntago wabimfashamo, wenda nkashora muri business yawe hanyuma nyine ukajya umpa inyungu. Ndati yewe twabiganiraho, ariko nyine urumva business yarigezamo n'ibibazo, ugasanga umuntu arahombye, ugasanga rimwe ni hasi muri ni hejuru. Hati urumva nyine nabanza nkakora ukuntu bigenda, ejo tuzavuga ngo nakurira amafaranga inshuti yanjye. Hati washaka miliyoni wenda nk'eshanu, hanyuma ukaza ugashyiramo tukareba ukuntu twatangira gukorana. Hati 5 zose, hati washyiramo 2 mwana, 5 kuko numva zaba ari nyinshi ukuntu, wabanza nkashyiramo 2 nkareba ukuntu bigenda, hanyuma wenda nyuma nkazashyiramo izindi 3. Hati ndabikunda pe, ndifuza gushaka akantu ku ruhande nakora kunganira nyine akazi kanjye nyine k'igisirikare. Hati byamfasha cyane, nakumva bimeze neza. Barakwereka, hari kugisha inama inshuti ye magara, kugira ngo arebe ko nawe yagenda nyine akora business. Ndatereka nkubwiye buriya ibintu byose nyine bisaba imibare no gutegereza. Haturumva nanjye ntabwo natangiye gutya, byahereye hasi buhoro buhoro hanyuma bigenda bizamuka. Burya business ni ushaka gucuruza cyangwa se kandi kazi kose, wikumva ko uzatangira uyu munsi ngo uhite wunguka ubone ibifaranga byinshi miliyoni, reka da, ni gake gakeya, guhera hasi uzamuka buhoro buhoro, hanyuma ukihangana ugategereza. Ntushake kubi uyu munsi ngo usarure ejo. Yabajene ntago ari uko bigenda. Ni abakiri bato bumva uyu munsi nyine watangira hanyuma ejo ukabona udufaranga. N'urugendo nyamuneka, buhoro buhoro. Ndatisha buretse reka nkubwire buriya, uzi ko nanjye kera numvaga nakibera umusirikare we. Ati ndabikunda cyane, ariko nyine byaransize mwana, maze gusaza urumva nyine buse ubu koko nabasha ikosi. Burya igisirikare nyine gisaba imbaraga no kuba nyine umuntu akiri muto cyane nyine, hari akazi gasaba ingufu cyane nyine. Bakomeza banywamo barasangira, n'abavandimwe. Ariko nyine ahangaha muri iyi nzu harimo umukobwa bose bakunda, ni umukozi bose aramukunda. Umusirikare nawe asanze ari inshuti ya kera, aracyamukunda, ntacyo bapfuye, niba biri mu nzu ese bizagenda bite. Bakira aho ngaho rero, hashize amasaha 2, wa musore nawe inshuti ya boss nawe yaje kongera kugaruka gusura boss. Burya ngo wifite agafaranga nyine inshuti ziba nyinshi cyane, aho rasurwa n'umukire mu miliyoneri. Akira aho ngaho rero umukozi yazaga ahangaha hazana amafunguro. Barakwereka uyu musore nawe yaje ahangaha atereta umukozi, boss biramurakaza cyane. Haramubwira ati rwose buriya nta kuntu wajyuza hanyuma ukaza ukantekera, ko nabonye uteka neza ukiyiba nanjye nkaguha udufaranga. Boss arabyumva, yiyama umukozi. Hati simbikunda, none ndebere niba biri noneho ese uyu musore araza kwitwara gute, umukire mu miliyoneri. Bakomeje kuganira, ariko nyine umusore afite impungenge ku mutima, wakunda arabona bitazavamo pe. Yaje ahangaha habwira umusirikare, ariko reka nkubaze, uko udashaka ubundi bite, hati uzarongora ryari. Undi ati reka nkubwire rero buriya ntago biri hafi, ntago ndabona fiancé, urumva nyine akazi k'igisirikare. Hakira aho ngaho umusirikare yubura amaso areba umukozi, akivuga ngo nta fiancé, areba umukozi. Ni inshuti ya kera, mujye mureba. Wa musore nawe ati ariko uyu mukozi reka nkubwire ateka neza pe. Hati niko, hati ubundi wamukuye hehe. Umusore atari kuba umukozi rwose, ubundi reka mbabwire ukuntu ibintu bimeze. Yakoraga ahantu nyine nanjye mukurayo kubera guteka pe. Ateka neza, ikindi agira isuku, asa neza, usanga ibiryo bye bihumura neza. Ati nawe rwose kumubira bahumura, boss biramurakaza. Hati ariko rwose urumva ntago nazana nyine umukozi utaza akazi. Hati ariko ubundi mwarongo yuko mugashaka n'abakozi banyu, ko wagira ngo umukozi wanjye rwose. Hati niko wazashatse ugashaka nawe umukozi
umusirikare we ni mukuru, arumva nyine harimo akantu agatekereza cyane, arumva kuvugisha umukozi ni ikibazo. Undi ati oya rwose urumva umukozi se nyine namukuye nanjye ahantu nyine runaka, ariko nyine akora neza n'ibisanzwe. Umukozi arahangaha arabizi ko boss amukunda, akanamufuhira, yewe bahuza n'urugwiro, akamuha amabizo, ariko boss ntanyurwa. Abona umukozi atamukunda neza nk'uko yakabaye nyine abishaka, yumva hari akantu kaburamo, akumva rwose mu by'ukuri hari uburyo bimeze. Abakundana murabizi, hari igihe ukunda umuntu ukabona we ntago ukunda neza, ukabona nyine byose murabikora, murahuza urugwiro, muragira ibiki byose, murasohoka, ariko ukabona umutima we ntago ufite neza. Boss arangije agira gutya, arasohoka abasiga ku meza, ariko nyine ntago barangije kurya, babona ko ahari ameze nk'umuntu urakaye. Bose barahindukiye bati nikoze kujya utariye rwose ni biki? Hati nibundi se ko murawivumbuye ubaye iki? Umusirikare ntari pfana avugira aho ngaho hati ko wivumbuye. Kumbi bari gutaka umukozi, uyu nguyu akavuga ko ntari mwiza, ngo ahumura n'ibiryo atetse bihumura, boss bikamurakaza. Arangije ava aho ngaho. Wibuke neza afite depression yakuye mu butoya, ngo yakundaga umukobwa. Uwo mukobwa rero yaje kwitaba Imana, ariko abonye umukozi, abona uyu mukozi neza asa n'uwo mukobwa bakundanaga, akitaba Imana. Niyo mpamvu amukunda. Bukeye bwaho mu ijoro ryakurikiyeho, wa musore yaje ahangaha ahamagara umukobwa, aza muri salo, abandi baryamye. Wa musirikare yaryamye, wa musore nawe yatashye, amuzanira icyo kunywa. Aramukunda cyane rwose byo gupfa. Atakira dusangire. Akira. Umukozi arahanga aramwitegereza. Ubundi ntago rwose inzoga ntago azibasha, yuko neza inzoga zatumye agwa muri pisine kubera gusinda. Atakira yewe somaho gake hanyuma tuganire. Hatakira uwo musore kubera urukundo yaragiye arijima. Nyamuneka burya hari urukundo rugucaniraho ukumva ugiye gupfa rwose. Nanjye romantique arigiye nkunda ugasanga yewe data we habura amahoro rwose. Umukobwa mwiza nkamureba ati yewe data mbega umukobwa we. Nyamuneka mujye mukunda ni byiza, ariko nyine mukabeshyane, cyane abashakanye rwose ntimukabeshyane. Ikindi mugacana inyuma bibaza umutima cyane, bikawushenjagura. Ariko uzi kugira ngo ukunde umuntu waguhemukire koko, nyamuneka ni ukuri ntimukabikore. Umuntu yanakiyahura akishyira mu kagozi. Boss arangije yicara ahangaha, afata icyo kunywa, atangira kugotomeraho. Umukozi arahangaha aramukunda byabuze urugero, ariko aha muri iyi nzu hajemo umusirikare. Uyu mukozi bisa naho yakunze umusirikare bakundanye kera. Boss arabona ko bitoroshye cyane pe, ni ikintu kimukomereye kucyakira. Umva amagambo. Arangije kunywa hati rero ndagukunda cyane, ntago nzi ukuntu nabivuga, ariko ndabona urukundo rwanjye rushobora kutaba impamo nk'uko mbitekereza. Hati ndabona hari benshi bagukunda, hati ntago nzi ukuntu nzabyitwaramo. Arangije ati ngwino hano nkubwire. Hati nakugize ngwino hano. Umukobwa abanza kwanga. Hati ngwino hano. Hati rega ndagukunda nyine, ariko sura musore w'umusirikare we bimeze biti byanyu ko muri wagira ngo ahubwo uramukunda cyane wakagukunda. Ati hanyuma sira nshuti yanjye yo ikubwira ngo uzajye kuyitekera bimeze bite? Ati ngwino hano nkubwire. Umukozi arangije yitaba boss, ararakaye ntavuga. Ibyo boss avuga arabyemera akikiriza kubera ko nyine aramutinya. Ikindi nyine ni boss we ni umukire, ni umiliyoneri. Barasomana bararyamana, ariko boss ntanyurwa, yumva umukobwa atamukunda neza nkuko nyine yakabaye abikora. Kandi koko ntago umukobwa umutima we uri kuri boss we. Nuko yahagurutse ashaka gusohoka kugira ngo ajye mu kazi ahenge boss kuko yasinze yanyweye. Boss arangije ahita amufata aramukurura amwicazaho ati ngwino hano, icara ahangaha. Boss n'umujinya wose n'inzoga afata umukozi aramureba aramutumbira. Arangije afata inzoga ayitereka hasi. Umukozi yanga kurwana, yanga mu by'ukuri kumubwira amagambo menshi. Boss arangije amufata ku irugu, hatuzi n'ikindi ndagukunda cyane,
ntago nakemera umuntu wazagutwara, njye nanamwica neza neza. Ese bizarangira gute? Barakwereka filime yacu nuko igenze, ni igice cya kabiri, ku munsi w'ejo ni igice cya gatatu. Ntuzabure cyangwa se ngo ukererwe. Ndabakunda cyane, wari kumwe nanjye Papa Romantique. Hasta la vista, ciao, God bless you. Tutanye inkuru yacu y'urukundo, ni igice cya gatatu. Twasize igice cya kabiri, uyu musore umukire mu miliyoneri azanye inzoga, arangije ahereza umukozi we, arangije aramuhamagara ati ngwino hano. Ariko umukobwa asa n'ushaka kumuhunga kugira ngo yisohokere agende ajye hanze. Haramukunda akamufuhira. Umukozi yafashe inzoga ayitereka hasi, ntabwo ashaka inzoga nyinshi cyane cyane ko ntabwo azishobora. Arangije arahaguruka ati yewe reka njye mu kazi rero, mu by'ukuri tuzaganira ejo. Akigenda ariko bosi aramufata ahita amukurura, ahita amwicazaho ni ku ngufu. Umukozi yanga kumusuzugura, ariko ati ibi ni ibiki koko, ibi ni ibiki uri gukora? Bosi aramwitegereza, aramureba, aramutumbira. Arangije atereka inzoga hasi ati buretse nzi tuvugane, ati niko tunsuzugura wowe, wari usohotse kandi naguhamagaye koko? Urebe aramufata, amufata mu irugu, aramwitegereza ati niko umva amagambo, ati ndagukunda rwose, nihagira umuntu ngiye gukoraho nzamwica, ntago nakihangana kubaho ntagufite. Uranyumva neza? Uranyumva? Mbikubwiye kenshi ariko urabikinisha. Uriya musirikare mwamenye ryari? Mwamenye gute? Ese yari umukunzi wawe? Yari umusheri wawe? Ntago nifuza ko muvugana, urumva? Undi aramuniga, ariko undi arangije aza kumusoma ku ngufu. Umukobwa arahangaha ni umukozi, bose baramukunda cyane, ariko umukobwa ntago amwiyumvamo. Undi ati uriya musirikare mwararyamanaga cyangwa mwarakundanye cyangwa mbwira? Ati njye ntabwo nifuza ko mugenda muvugana, kandi ngiye kumwirukana ahangaha ave muri iyi nzu agende. Ati birambabaza kubona muri kumwe muganira museka, ariko wangera imbere ukijima ukirakaza. Umukozi arangije arongera arirakaza. Mu by'ukuri mujye mureba nyamuneka, by'urukundo si ibintu. Arangije ariko ni umusore agira gutya aherekera umukobwa hasi. Bose arangije araza kugira ngo bahuze urugwiro. Nuko byarangiye, ariko byose ni ku ngufu, ntago umukozi abishaka. Bukeye bwaho rero wa musirikare yarazindutse aza ahangaha aza gukora amasuku kugira ngo agende afashe uriya mukozi, cyane cyane ko yabonye baziranye kuva kera, imyaka myinshi yashize. Hatereka ngene mufasha aze kubyuka, nanjye nakoze amasuku. Agikora amasuku rero bosi yarabyukaga, ageze aha asanga undi ari mu masuku. Ndamubonye ati waramutse neza? Ndati waramutse. Ariko bosi ntiyamusubiza, ahubwo umutwe uri kumurya kubera inzoga nyinshi, amastress y'urukundo. Abyuka buri gihe umutwe utameze neza. Ageze ahangaha yitegereza umusirikare, ni inshuti ye yaje kumusura kugira ngo amare ka vacances ahangaha aharuhukire, ariko bisa naho ntago bimeze neza. Yakomeje kugenda akora amasuku. Bosi aramwitegereza, aramureba, arangije amuvugisha ati niko ni ibiki uri gukora se? Kuri umushyitsi ahangaha rwose, ibyo ni ibiki uri kugenda ukora? Ndatindi gukora isuku nyine. Hatse ntubireba wowe? Ndati ariko se waretse umukozi akageza akabikora ko nifuza gukora amasuku ahangaha? Ati kubera icyo ubikora kandi aha hari umukozi? Undi arahindukira ati se ari hehe, yabyutse se? Ati reka mbimufasha nyine, urumva abyuke nyine narangije. Ni inshuti bakundanye kuva kera, ntabwo yifuza ko yakicwa n'akazi kandi nawe ari ahangaha. Baracyakundana, aramukunda, umusirikare akunda umukozi n'umukozi akamukunda. Hatari urumva nyine ngiye kuryamira byarananiye, niyo mpamvu nshaka ikintu cyo gukora nyine, reka mufashe. Bosi ati ntabwo mbishaka. Iyo umufashije atangira gusuzugura, ugasanga yigize ukuntu. Ndifuza ko wajya umureka byose akabikora kuko uri umushyitsi ahangaha. Ikindi kujya umuvisha amagambo menshi cyane ntabwo mbishaka nabyo. Mureke, biri gutuma nsuzugura cyane. Ujye wigira mu byawe. Ati nibyo muraziranye kuva kera, mwari inshuti, ariko nyine urumva ahangaha ni mu kazi. Ntabwo rero waza ahangaha kugira ngo nyine umwicira akazi. Umusirikare ati ariko se, ati njye numvaga nyine kumufasha nta kibazo kirimo, ati ikindi kuganira nyine, ati tuganira ibisanzwe pe,
ni ibya kera, ukuntu twabanaga tujya kuvoma, dutembera, tujya mu misa. Bose ati nyine ndabyumva ko ari ibya kera, nyine ntibisanzwe, ariko nyine ntabwo mbishaka, biri kwangiza akazi. Umusirikare yahindukiye abona koko umucuti we yarakaye cyane, yazinze umunya. Biramutangaza. Ndatereka nkubaze, wowe ufite umukozi umuntu akajya aza akirirwa amwoshya ngo wirirwe baganira gusa, ugasanga ibintu byose byapfuye mu cyumba, nta gusasa, nta kimesa, nta gikubura, hato byagushimisha koko? Waje ahangaha nibyo, uri inshuti yanjye, uri nk'umuvandimwe, ariko nyine uriya mukozi mureke akomeza akora akazi nk'ibisanzwe. Hati wimwimenyereza ikindi azagusuzugura. Ni gute rwose wimenyereza umukozi ubundi? Mwari muzara nyine ibyo, ariko ubu ni umukozi, wowe umusirikare. Hati mureke wikomeza kugenda umubwira ibintu byinshi cyane. Hati bituma nyine yica akazi akansuzugura, nawe kandi buriya nyine azayagusuzugura. Umusirikare yabyibajijeho, abona ko wamugani bibangamiye inshuti ye, abona ko hagati harimo akantu. Undi atoke nta kibazo basi, reka ndekera aho ngaho, ntabwo nongera kugenda mukorera amasuku. Undi atariko umukozi ntaduteranye, yari umuturanyi wanjye, imiryango nyine ihana imbibi. Hati nta kindi, urumva nyine tumeze nk'abavandimwe, nta kindi tuganira, ariko nyine urumva bitangiye kugenda bikurakaza, bikubabaza, kandi njye ntabwo nifuza ko byakurakaza. Rero nta kibazo, reka mbireke, ntabwo nongera kugenda mufasha akazi. Ariko se uko kuganira ni ikibazo ra? Niko kuganira nawe ni ikibazo koko? Ko numva ngewe nta kibazo cyaba kibirimo cyane, kuvugana amateka tukibutsa ahahise, cyane cyane ko nyine nta kindi tuganira. Hati njye numva nta kibazo. Umusirikare arangije ava aho ngaho, ariko abona ko mugenzi we inshuti magara mu by'ukuri harimo ikibazo, ntabwo yifuza ko avugana n'umukozi. Arangije ni umusore umukire, umumiliyoneri, araza yicara ahangaha, urukundo ruramutwara nk'umusazi. Abona umukobwa atamukunda, abona atamwitayeho, ariko wakamukunda cyane. Amukoresha imibonano mpuzabitsina ku ngufu, akamufata ku ngufu, niko navuga, akamusoma ku ngufu. Umukobwa akabyemera, ariko undi ntanyurwe, akumva mu by'ukuri umukobwa isaha n'isaha azamucika yigendere. Nyamara aramukunda cyane, yaramubonye ngo amwibutsa umukunzi wa kera witabye Imana. Yamukunze akimubona. Umukobwa ntabwo yari abizi, amukura aho yakoraga, amuzana ahangaha kugira ngo amwiyegereze. Byose byari urukundo. Arangije rero umusore ava ahangaha arerekera, nuko abyaramwe. Ese bizagenda gute? Bizarangira gute? Kumbi yaje ahangaha asanga umukozi mu gikoni yari yabyutse, yazindutse. Umusirikare ari kugenda amukorera amasuku muri salo. Umukozi amubonye ati bosi, muranyifuza se? Murifuza se ko mbafasha iki? Undi aza ahangaha ntiyamusubiza, aramwitegereza, aramureba. Aramureba rero akabura icyo yakora, icyo yamukorera kugira ngo amukunde. Nyamuneka bibaho ugakunda umuntu, ariko ukabona we ntabwo ukunda neza rwose, mukaba nyine mwasohoka mugahuza urugwiro, ariko ukabona umutima we ntabwo ufite neza. Kose nanjye papa romantike byambayeho, nk'uri umukobwa mwiza cyane, ariko nkabona aranyima gatoya, nkabona amarangamutima ye rwose ntabwo bijyamo neza. Yewe data we, biraryana. Nyamuneka mujye mukunda abakunda, nta kibi rutarega ku isi. Uzi gukunda umuntu nawe akagukunda, nta buryarya, atagukurikiranya amafaranga. Usanga abakobwa baza ati rwose papa romantike urabona turagukunda, ariko rwose wareba ugasanga ni agafaranga bashaka. Wampaye 50 aho ngaho cyangwa 100. Hati niko wanguriye akamodoka rwose nanjye nkaba umuntu muzima. Yewe data we, ngewe rwose nyumva umbwira ngo ngurira akamodoka, yewe mpita nirukanka kibona mpamaguru. Nyamuneka abakobwa, hari abakobwa usanga bakura ibyinyo, ntabwo ari byiza burya. Niba ukunze umuntu umukunde uko ari, ntawe se urambwira ngo nkugurire imodoka mukabyara mwe. Uri umugore wanjye, oya ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Baje ahangaha, umusore aramwegera, aramureba, aramutumbira. Hati niko ni ukubera iki uriya musirikare mbona mukunda kuvugana ibintu byinshi cyane? Umukobwa nawe ati rero reka nkubwire, ibyo uriya musirikare mu by'ukuri ni nk'umuvandimwe wanjye, ni nka musaza wanjye, ntabwo twakundanye, nta kindi pe, twari duturanye, ibintu byose
tukabikorera hamwe. Undi ati rero njyewe nasanze ari kugenda akora hariya muri salo akora amasuku, ntabwo nifuza ko agenda agufasha akazi. Undi ati ariko kubera iki koko, kuki ibintu uri kugenda ubishyira ku yindi ntera, ko ntacyo ntakora, ko nkwiha wese, ko turyamana ubizi, ko mu by'ukuri ntagusuzugura, kuki mbona uri kugenda wagira ngo urakora ibintu bimeze rwose nk'ibitari ku murongo neza. Undi ati njyewe nakwiye ko ngukunda, ntabwo nifuza umuntu wese wakwegera agutereta akuganiriza ibintu rwose bidafututse. Ati ndifuza ko njye nawe twenyine gusa twaba turi hamwe. Turi umusirikare njyewe muri kuganira ibintu byinshi, ugasanga aragufatafata, ugasanga muri guseka inzu mwayiteruye. Ati njye ntabwo mbishaka, ndagukunda cyane ariko nyine mbona utankunda, mu by'ukuri ntabwo nzi icyo nakora kugira ngo nkwigarurire. Ati niko ubu ngubu njyewe ndi mubi, kuki buri gihe iyo turi kumwe udaseka utishima, ibyo ukora byose kuki ubikora mbona urakaye nyine uri ahandi. Ati mbwira, ubona ndi umusore mubi, ubona njyewe mu by'ukuri nta rukundo ngira, ntazi gukunda. Ndatereka bose reka nkubwire, ibyo byose ukeka ntago ari byo, njyewe nyine ndagukunda ariko nyine urumva nawe urakabya cyane, nyine ugasanga uragenda unkabiriza ukamfunga cyane ukamfuhira, kandi mu by'ukuri ndagukunda kandi ndakubaha urabizi. Umusore ati icyo nifuza ni kimwe rero, ntabwo nshaka ko hari umugabo kuvugisha cyangwa se umusore. Ati birambabaza iyo mbona muri guseka, ati birandya cyane, ndifuza ko twazabana wenda ukanambera umugore, nuko nyine mbona utabishaka ukuntu, ariko njyewe ntabwo nzakuva inyuma, nzakomeza ngukunde. Nakuzanye kubera urukundo, ntabwo nakuzanye kubera ko uri umukozi. Oya, abakozi ntabwo nababuze, nifuzaga ko waza ahangaha hanyuma tukabana nyine nk'abakundana. Wumva amagambo y'umusore. Umukozi ati nabyumvishe, byose nabyumvishe, ati kandi nanjye ntabwo rwose nkwanga, mwokabyara mwe, bizagenda gute, bizarangira gute? Umusore akunda umukozi, ariko umukozi ubona nyine amarangamutima ye aterekera ku musore. Ese bizarangira mukunze cyangwa ntazamukunda? Filime yacu irakomeje, akanuko kandi komeza ukurikirane uzagenda usobanukirwa, nkwibutsa ko uri kumwe nanjye papa romantike nk'ibisanzwe. Umusore ati mu by'ukuri kera nari mfite inshuti imeze nkawe, narabikubwiye, musa neza, twarakundanaga, ariko nyuma nyine yaje kwitaba Imana, narabikubwiye, yakoze impanuka ikomeye cyane, ndamubura ndamutakaza. Nkubonye rero nabonye ari umukobwa wazutse, naramukundaga cyane byo gupfa, ku buryo akimara kwitaba Imana ntago nongeye guseka, sinongeye rwose kwishima, nakuze gutyo, n'ukwishima kwanjye biva kure cyane. Ati nkikubona rero nabonye ari umukobwa neza, murasa, muvuga kimwe, muteye kimwe, ariko wowe ntago byumva. Ati rwose wanyumvishe, ati reka nigendera, ariko ntago nshaka ko hari umugabo kuvugisha. Ati ntago mbishaka njyewe, ntago mbikunda, ntago binshimisha, birandakaza. Arangije n'umusore ava aho ngaho. Umukobwa ntacyo atumva, nta jambo atumva, ariko rwose urebe aramuhema, atari kubura abambwira ibyo ubundi ngo umuntu dusa, ngo wari inshuti, ngo kera, ngo umukobwa ngo dusa, abambwiye kira, haraza gusa akamfata ku ngufu ahangaho, ugasanga ibintu byose arabikora ku ngufu. Njyewe se nditunga ubundi, nditungora. Kumbi icyo bapfa ni uko bosi ntabwo atereta, ahubwo byose abikoresha ingufu, bakaryamana ku ngufu. Nyamuneka bakoresha ababosi ntimugahate ku ngufu rwose, ntimugasambanye abakozi ku ngufu, ni bibi, ndetse no gusambana ni bibi, kuko wakandura sida, warwara imitezi, warwara mburugu, hepatite n'ibindi bitandukanye nka za prostate ku bagabo. Umukozi arahangaha, umugabo arahangaha, ese bizarangira gute? Hashize akanya rero wa mukozi yaragiye arateka, bimaze gushya wa musirikare araza amufasha gutegura ameza, kandi ibi ngibi bose abyanga kubi, arabyanga. Baje baseka, atari ko reka nkubwire, uteka neza pe, uzi ko ntari nzi ko wamenya guteka bigeze ahangaha rwose, ibintu by'ibisirimu. Undi atari ko shana ntukampinge, uzi ko na kera wampingaga ugasanga uri umuntu unsuzugura. Hati ngiye shana narakuze rwose, urumva ibintu byose ndabizi. Bakomeje kuganira, bakiganira rero bosi yagize gutya, aturuka ku ruhande
asanga basetse, batembagaye, bishimye, biramurya, yumva mu by'ukuri umugongo uracitse, umutwe urajegera, ntiyavuga. Haza ahangaha urebe, yarabiyamye bose ariko ntago bashaka kumva. Hari umusirikare inshuti magara, iminsi ye ntabwo irarangira, iminsi afite ahangaha. Umukozi aramukunda ntiyamwirukana, bakimubona bose bahita bava ahangaha baragenda. Urebe bagenda baganira, bakigenda rero umusore ati niko hati none se ko mugiye kumubona mukagenda, ko muri wagira ngo ibiryo ubu se ikiko kiri hehe, ko mwakizeho ikanya gusa. Umusirikare urebe niwe uri imbere, yigize umukozi wo mu rugo, nawe akunda umukobwa ahari we. Undi ati niko ko utashyizeho ikiko we, hatubanza yibagiwe warishije isubundikanya. Wibuka umusirikare ni inshuti y'umusore, nta mutinya nyine, amubwira nk'uko wabwira umuvandimwe, hatirishikanya yewe ubundi so rwose urabiki. Undi ararakara, urebe umujinya urazamuka. Umusirikare n'umukozi barumirwa, baratangara, arabiyama ariko ntibumva, baramurakaza cyane cyane umukozi. Arangije yakoze iki? Yanze kurya, yanga gukoramo, arahaguruka afata inzira arigendera atariye. Nyamuneka urukundo si ikintu. Umusore afuhira umukozi cyane, bya bindi birenze urugero, aramukunda byo gupfa. Ntaseka kubera urukundo, ntiyishima kubera urukundo. Yakuranye ihungabana, akurana depresiyo, yatewe n'umukunzi we witabye Imana bakiri batoya. None reba uwo yabonye usa neza neza n'umukunzi we, ntago ari kumukunda nk'uko abishaka, ntago amwitayeho. Bapfuye ikintu gikomeye cyane, ngo kumufata ku ngufu byatumye umukobwa umutima we uhinduka. Ese bizaherera hehe? Bizasoza gute? Filime yacu irakomeje. Umukozi yakomeje kugenda akora akazi ke bisanzwe, akazi k'amasuku, agateka, akoza ibyombo, mu by'ukuri ibintu byose akagerageza kugenda abishyira ku murongo. Uko akora akazi ariko umusirikare inyuma nawe aba yicaye aho ngaho, ari kugenda amutera sitori zitandukanye. Bosi rero avuye mu kazi, noneho yazanye n'undi mugore. Ese uriya mugore ninde? Umukozi ahindukiye abona bosi ari kumwe n'undi mugore. Ntabwo bitinzeho yarakomeje akora akazi, ariko yabyibajijeho gatoya, avuga ati se uriya mugore nindera? Noneho bosi hazanye umugore ahangaha, uriya mugore se ni mushiki we, niwo bakorana, n'umuturanyi we. Nuko nawe baje baseka n'umugore. Hati niko, hati karibu cyane rero rwose, hano ni mu rugo. Hati ntureba rwose ko watinze kunsura nawe, hati ubundi kuki watinze? Ariko umugore ageze ahangaha abona umusirikare, barebanye babona baraziranye. Umusirikare nta muntu bataziranye ahari, kubera nyine hari ukuntu abasirikare bagira karagiteri nziza, bakagenda biganirira, basura abantu, basahinda, nyine nta kibazo cyo, nyine nta mutima mubi. Umugore arangije hati niko se uyu mukobwa se hakora ahangaha? Umukobwa noneho biramucanga, nawe ubanza uriya mugore baziranye ndetse n'umusirikare bose baziranye. Umusore ati none se bose sura bazi? Hati sura mukobwa nawe uramuzi? Yewe hati ndamuzi. Urazi ntiyakoraga kwa Mukamusoni? Mukamusoni ntabwo uzi ko yari inshuti yanjye se? Hati rero ndamuzi neza rwose, turaziranye nawe aranzi neza. Hati si uyu musirikare we? Hati nawe ndamuzi, nyine hariya mu cyaro, nyine urumva bose ndabazi, abangaba mbaza ari abana. Ntitwari abaturanyi nuko nyine. Ariko umukozi abonye uriya mugore ari kubitaragenda, wagira ngo hari amabanga atandukanye basa n'abaziranyeho, cyangwa se hari ibintu uyu mugore azi ku mukozi bitari byiza, bigatuma ava aho ngaho yihuta akigendera. Umusore arangiye ati rero uyu musirikare ni inshuti yanjye, urumva nyine ari mu kiruhuko ahangaha. Hati nta kibazo rwose, ni karibu, ibintu byose bizagenda neza. Umukozi yageze ahangaha atangira kwibaza ibintu byinshi cyane, ubona ararakaye, ubona biramucanze, nkaho hari ikintu kibi rwose kibaye. Ese ni ibiki? Kuki uriya mugore amubonye agahinduka, ndetse n'umukozi nawe yabona umugore ukabona arahindutse? Bakomeje kuganira. Umugore ati rero uriya mukozi se mukabyara mwe wamuzanye gute, ko numvaga aho yakoraga ari induru gusa,
ahora ashwana na nyirabuja, hagendagenda, hazerera, wumve hati ntabwo nzi ko uzamushobora, aha yumbwira nkazana umukozi wundi uzabasha, hatuvugishije ukuri se akunda kuzerera. Umusirikare arabyumva biramurakaza, ntabwo yabyishimiye nk'umuntu w'inshuti y'umukobwa. Umugore winjiye ahangaha yinjiye ateranya boss ndetse n'umukozi. Ese niki kibiri inyuma? Boss ati hati ntabwo nari mbizi njyewe rero, hati namuzanye mbona n'umukozi mwiza ugerageza akazi, ataha hati ndabikubwiye. Hati kandi n'uyu musore nawe n'akazi kawe kera ngira ngo barakundanaga, numvaga abantu bavuga ngo banaryamana. Yewe data we, wumva amagambo ataba bombi bakoraga gakungu. Ati rero ahangaha niba bose bari kumwe ubanza bari mu gakungu. Umukobwa yifata ku mutwe. Ese ni agakino boss yakinnye n'uriya mugore kugira ngo umusirikare ava ahangaha agende, cyangwa se koko umugore azi uyu mukobwa n'uriya musirikare, ariko nyine bisa naho baziranye. Ariko se kukiyinjiye ababwira nabi bose ngo ni agakungu, ngo kera ngo hari ukuntu ngo bakundanaga, ngo banza bararyamanaga. Umukozi arahangaha, boss arahangaha, arangije ahamagara umukozi. Hati niko kubera iki wateye umugongo uyu mushyitsi? Umusirikare ati ariko rero ntago ari byiza mu by'ukuri guteranya. Hati uratuzi nibyo, ariko se wazubwiraho ko umukoresha w'umuntu ngo undi ngo akora nabi ngo n'umukozi mubi? Hati ikindi kandi se niba kera twarakundanaga bitwaye iki? Yari inshuti yanjye nisanzwe. Boss ati rero rwose ntago uyu mugore abanga, urumva nawe ni inshuti yanjye, rero kuvuga wenda ukabyumva numva atari ikibazo gikomeye cyane. Hati niba kera mwarakundanaga se, hati ubanza mwanaryamanaga, hati ni ibyanyu, rero kubivuga ntago byatuma mumusamira hejuru. Nyine arabivuga nyine nk'uko abyumva. Umukozi ararakara, azinga umunya, arababara, arahindukira, aravuga ati musubize uriya mugore, musubize cyangwa ati mutukuze cyangwa mureke. Umusirikare arangije harisekera, harabyoroshya, habigira simple nyine. Buriya abantu bakoze ikosi nyine hari ukuntu ibintu nyine biza bikomeye ugasanga wabifashe nk'akantu toto, kuko nyine urumva burya rega hari igihe umuntu aca mu bintu byinshi. Nyamuneka amasasu, ibikompura, ibiki byose, ibintu byo kuvanga amagambo iki ntago bimukoraho, reka ta asanga ari ibintu by'abana biri aho ngaho gusa. Umusirikare hati nose reka nkubaze, hati reka nkubaze rwose, ubundi gukundana niba twarakundanye kuko ubundi hari ikibazo? Rega n'ubundi amukunda, urumva yari inshuti nziza, n'ubundi inshuti nziza cyane. Hati rero reka rwose tubyoroshye, niba wenda hari icyo mupfa wenda twajya hagati tukabunga, ariko kuvuga ngo wenda n'umukozi mubi cyangwa se ngo kera twarakundanaga, ndumva ngewe byo ngibyo rwose ntago byaduteranya. Hati si byose? Hati ntago byaduteranya. Umugore atari kurumva ngenda muzi neza, ntabwo ndari kubura kuvuga nyine ko mbazi mwese, none se ngewe njya mbeshya? Umusirikare yarabyitegereje abona ko ibintu bidasanzwe, ntago bisanzwe. Ubanza ari boss uri kugambana kugira ngo uyu musirikare ava ahangaha kuko aramubangamiye, yabuze ukuntu amusohora ngo agende asigarane n'umukobwa wenyine. Umugore ari ahangaha, hati rero urumva nyine niba muri ahangaha ntimuzateza akavuyo ahangaha nk'ako mwatezaga kera. Hati nabizi ko kera mwakururukanaga cyane, aha nyine uzajya umenya ko ari mu kazi, wenda bya bintu bya kera byanyu byo gusambana ntimuzabyongere. Yewe data we, mwumve amagambo. Umusirikare ari ahangaha yumvishe amagambo y'umugore, ashaka kurakara, ariko nyine arongera arimunyamunya, kubera nyine discipline aba yaratojwe. Abasirikare ndabasuhuje, ndetse ariko ntabwo twasambanaga. Hati reka da, wenda ayo makuru wumvishe ntabwo yariyo, hari ukuntu nyine wenda wumvaga abantu bayivuga, ariko ntabwo byari byo. Njye ntabwo nigeze mba inshuti y'umukobwa ku buryo dusambana, yari inshuti yanjye isanzwe, turi abaturanyi. Hati numva aho ngaho nyine haba harimo akantu kameze nko gusebanya ukuntu. Umukozi yumiwe, yatangaye, ibiri ahangaha arumva bimurenze. Bari kumuteranya ubutitsa, bamuteranya n'umusirikare na boss we. Ese umusirikare arava ahangaha agende iminsi idashize cyangwa araguma ahangaha? Ndetse none se sheri,
ko warakaye cyane, ko wabirakariyemo. Hati rwose wirakara cyane nawe, none se n'abantu bari baziranye bakundana nyine. Bose arangije wumve imvugo y'uburyarya. Hati rero rwose bantu banjye nta cyabaye, mu mwihanganira ubwo nyine nuko nagaciyemo. Hati ariko nawe ntukavuga nabi gutyo, wowe se niba abantu barakundanye nyine, wowe waje tugakundana wajera. Umukozi arongera arakara, azinga umunya, aravuga ati mana yanjye ibi bintu ngomba kubikemura. Ati ibintu ngomba kubikemura, ngomba gufata umwanzuro. Bose ati nyine ntimukagira agakungu, nanjye ntabwo mbikunda ariko nyine ibyabaye byarabaye. Hati ntimurakarire rwose uyu mugore nta kibakoze. Hati urumva nyine arabazi kera. Umusirikare arangije ava aho ngaho atanga amahoro, atava aho ngaho avuga nabi, wenda akaba yagira gutya hakanarwana, ugasanga akuyemo abantu rwose amenyo, dore ko umuntu wakoze ikosi aba afite ibaraga byinshi cyane. Yirinda kurwana, nta nubwo ari ikinyabupfura. Hava aho ngaho umujinya we nyine arawubika. Bose ati sheri ngwino nyine ariko nawe unshimishe. Hati ngwino tujye gusangira ariko nawe. Hati niko rwose waretse ubundi kuvuga ibindi bintu bitandukanye, ko waje kunsura ukaza tukiganirira. Nuko bose yaje aha ngaha, ubanza agira ngo nawe ahari abaza umukozi atuma afuha, harebe ko wenda yaca bugufi bakumvikana, akamugarukira akamukunda. Burya hari umuhanga wavuze ngo niba ushaka umugore wawe agukunda cyane akakwitaho, ngo uzavugisha undi mugore. Ngo uzaterete undi mugore, ngo umugore wawe nyine ngo icyo gihe ngo azahita agukunda cyane, agufuhire, akwiteho. Ariko nyine ntabwo ari byiza nyamuneka. Burya ntimugacinye uwo mwashakanye, ni bibi, ni icyaha, ni ikosa. Ni akari kanyuzemo gusa. Ni ibyo abantu bavuga nyine, ni ibyo abantu bagiye bavuga mu bihe bya kera, ngo umugore niba atagukunda agusuzugura, ngo uzavugisha undi mugore umuterete, ngo azahita akubaha cyane, agukunde, agufuhire, akugarukire. Ariko ntabwo ari byiza. Tuvuye aho rero twagarutse aha ngaha, wa musirikare yafashe igitabo aragenda arisomera kugira ngo arebe ko yatanga amahoro, iminsi irangire. Arabona aha ngaha ntabwo byoroshye, ni intambara, ni amahane. Bosi amusanga aha ngaha, asanga undi ari gusoma igitabo. Amubonye arahaguruka kugira ngo baganire nk'abantu nyine baziranye, aramusatira. Ese nicyo agiye kumubwira koko? Bose ati rero urumva mani ntukajye urakara, ariko uriya mugore rwose ubanza kurakaje. Hati rwose mu by'ukuri uriya mugore hari igihe wenda yaba avuze ibigambo ugasanga bigukoze mu mutwe, ariko njye ntabwo nabigendereye. Hati rwose ntukarakare, urumva ko wandakarira. Umusirikare arahindukira, aramusatira gake gakeya, buhoro buhoro. Turabizi ko dukundana kuva kera, uri inshuti yanjye, ariko ndabona uriya mukozi bisa naho ashobora kuduteranya. Bose atoya ntabwo yaduteranya mani, urumva se kuri ishumi yanjye nyine kuva kera, urumva nyine ngewe nta n'uruhare nabigizemo kugira ngo uriya mugore avuge biriya bigambo nka biriya. Njye nta nubwo nari mbizi ko mwasambanaga. Undi aterega arabeshya, ntabwo twasambanaga, ntabwo twaryamanaga n'uriya mukobwa, yari umuturanyi narabikubwiye. Uriya rero amakuru ari kuvuga njye ntabwo nzi ahantu ayakura, ntabwo nzi n'icyo agambiriye, ntabwo nzi mu by'ukuri impamvu kugira ngo atwishimye ko atubonye ahise azavuga amagambo nk'ariye. Hati ntabwo ari byiza. Umusore ati okay, nta kibazo bazi, hanyuma mu mubabarire, ibyabaye byabaye, dukomeze nyine tube inshuti. Urumva nanjye icyo navuze, ntabwo nifuza ko nyine wagenda ugirana agakungu n'uriya mukozi, bituma nyine agusuzugura akagufata uko utari. Urumva nyine wowe umuntu we hejuru aho ngaho, muri umusirikare, ntabwo umukozi rwose bigaragara neza. Hati nanjye aransuzugura nyine akica n'akazi, ugasanga atangiye kugenda aterura intugu. Hati naho ubundi rwose ngenda kwifuza aha ngaha twibanire neza. Hatarabizi ko nyine turabajama, turi inshuti mari, ntabwo twateranywa rwose n'umuntu w'umukozi. Hati sibyo? Hati wirakara, mbonye urakaye cyane, urivumbuye, ntubwo amenye nakubona urakaye. Undi atoye ntabwo ndakaye, ariko njye ntabwo nkunda abantu rimwe na rimwe nyine bavuga ibintu usanga biterekeranye. Njye nkunda abantu nyine bavuga ibintu biri ku murongo kandi byubaka. Hati ntabwo uriya mugore yakabaye avuga biriya. Hati se ubwo urumva si ugushaka ko se wirukana uriya mukobwa? Naje musanga aha ngaha, reka iminsi yanjye irangire nigendere mubane neza. Ntabwo naje kumwirukanisha kuko n'umwana w'umukene akeneye amahirwe, akeneye akazi. Uri umukire urabizi, wenda wazana umufasha n'ibindi. Rero ntabwo nifuza ko hagati yawe nawe hazamo ikintu kitari cyiza.
cyane cyane kuri uriya mugore ndumva yifuza ko ahari wakwirukana uriya mukozi, ariko ntabwo ari byiza rwose. Naje ahangaha nje gusura ngukumbuye, ntabwo nari nzi ko uriya mukobwa musanga ahangaha. Ikindi nyine wenda nakoze amakosa yo kumuvugisha, ntabwo nari kumuvugisha wenda cyane bikagira hariya, ariko nanjye byarantunguye kumusanga ahangaha. Ntabwo rwose nabikoze kubera ko wenda ari ikindi namwisanzuyeho nk'umuntu twe tuzanye kera nawe mukumbuye. Hatese ubwo koko urumva bikwiriye mani, urumva bikwiriye abantu koko basore dupfe kuko umukozi koko. Ndarangije araseka gatoya. Tuvuye aho rero boss yagarutse ahangaha aza gusangira na wa mugore, baraseka barishima baraciringa, ariko mana we hati niko uzi ukuntu wabyibushye nyine ukagenda ukaba mwiza, amatama yawe rwose uragenda ugira amataye, ndatariko rwose wajya ureka nawe. Hati ubuse mbyibushye neza, hati cyane pe, hati warabyibushye nyine uragenda, hati uba rwose ikizungereza, hati makabizo. Harangije haza kumuha kabizo, mujye mureba bosi yazanye undi mugore, afite umukozi mu nzu, aramukunda undi ntamukunda. Nuko baje ahangaha barasangira, bose atangira kumwenyura. Hati nyine hanyuma se nyine gira vuba nyine, hanyuma tujye mu cyumba nyine, hanyuma dukore ka massage. Hati ntubize ko nyine hati uri mwiza cyane pe, ufite taye rwose, ubyibushye neza pe. Kumbi uko baganira boss n'uriya mugore basomana, ahangaho umusirikare yaragarutse nawe aza gukina amakarita n'umukozi. Gake gakeya babonye boss ari hariya, nabo baza ahangaha baza kwikinira amakarita. Nyamuneka baramushotora nabo buhoro. Umusirikare ariko uzi n'ikindi, uzi ko mfite bwana we, ati sha buretse nze nkurongore nkwereke sha, ndakurahira aho winekaga pe, ati buretse ndakwereka sha, ati bwana ndayifite, ati ndakurongora we. Boss ari hariya ari kwibona byose, ari kubyumva ngo afite bwana ngaramurongora, akarakara. Boss akunda umukozi, uko avuga kurongora umukozi arahita ahindukira akazinga umunya, kandi nawe ngo yazanye umugore kugira ngo arebe ko wenda umukozi yafuha nawe akabishyura, ariko byanze neza. Urukundo si ikintu. Bakomeje kwishima, barakomeza baraciringa, bereka boss ko nta cyabaye. Ibingiba byanga kubi, abyanga urunuka. Ese boss aritwara gute, arabigenza gute? Umusirikare aho kugira ngo arakare n'umukozi arakare, yaje ahangaza kumushimisha, kugira ngo nyine adafatwa na stress. Ese boss ntari wirukana umusirikare, ese nirukana umukozi, ese aragumana n'uriya mugore azanye ahangaha, ariko se ko bigaragara ko atamukunze, atamwishimiye. Ese mu by'ukuri umukozi bizarangira akunze boss, babane nk'umugabo n'umugore, cyane ko ari byo boss yifuza. Yaramukunze cyane, asa n'umukunzi wa kera witabye Imana, none yumva nta wundi babana nk'umugabo n'umugore. Ese bizarangira gute, bizasoza gute, cyangwa se bizaherera hehe? Filime yacu nuko igenze, ni igice cya 3, ku munsi w'ejo ni igice cya 4. Ntuzabure cyangwa se ngo ukererwe. Ndabakunda cyane, bari kumwe nanjye Papa Romantique. Hasta la vista, ciao, God bless you.